turagarutse tuje kubashimira cyane abantu bakomeza gukora subscribe. Tugeze ku gice cya 9 cy'ubutatu budatana. Abakunzi mwese mwebwe bakadasohoka mwese ndabashimira cyane. Nubwo Karara na Ticha duherukana bari kuva ku bitaro baganira baza bishimye baganira cyane ibintu ari uburyohe, ukagira ngo Karara ntabwo yigeze arwara, ukagira ngo barabeshyaga bintu nyine nka kwa kundi uganira n'umuntu ukajya wumva nibwo buzima bwawe, ukajya wumva nyine ni inshuti yawe yakadasohoka. Karara yisanzuraga kuri mwarimu kurenza uko abandi bose yabisanzuragaho. Nuko kugenda bageze mu rugo, mana yanjye ngaho ko mbona inzu irangaye, dore gaza intebe nazo, mana yanjye batwibye. Barareba basanga nta ntebe, basanga matera bayishyize hasi, basanga igitanda, nyine bagiye batwara akantu kose gafite agaciro. Nibwo barareba Ticha ubuzima abona ntabwo bishoboka, abona ntabwo ari ukubyiba ahubwo ushaka ko ari umuntu wabitwaye. Nibwo bamagaye nyirasenge wa Karara. Mwiriwe neza, amakuru se ni meza, mumeze neza? Yawana tumeze neza. Hanyuma se ko dusanze hano hafunguye kandi rero twasigiye ifunguzo, bimeze gute? Musanze hafunguye? Ubwo bose bwo ntibatwibye badi? Yesu we, reka nze ndebe. Nibwo nyina wa Karara yarijijishije araza, asanga nyine inzu irafunguye, asanga nta serire bishe, nta ngufuri bishe. Kandi Ticha ati wa mubyeyi we, hano ntabwo ari ukwiba, uko byagenda kose ni umuntu waje akuramo ibintu, amaze kubikuramo arabijyana, ntawamenya. Nibwo nyirasenge wa Karara ariyumvira, mva ibi byose ninjye wabigurishije, byari umwanda ahangaha. Oya mase, ntabwo ibyo bintu ari mase, ibyo bintu ntabwo bibaho. Wagurishije intebe za mama? Ako mase nta kibazo. Karara yanze kugaragaza amarangamutima akomeye imbere ya nyirasenge, ko we igihe bamaranye yabonye ko nyirasenge atamukunda na gatoya, ariko yarabyihoreye aravuga ati Ticha mureke. Ariko se wa mubyeyi we, nkawe ubwo nk'uyu Karara ni uruhe rukundo rw'umubyeyi nk'ubu azavuga ati wamutoje? Se n'ubuhe burore wamutoje? Erega ubwo ari wowe mushiki wa se, n'uwo wari ukwiye kuba wamubwira ati naha kora gutya, ukamubera se, ukamubera na nyina. Noneho kumubera nyina umubere se, ahubwo uri kumubera shitani, uri kumubera igisambo, uri kumubera. Ariko ibi bintu bizagukoraho wa mubyeyi we, uba uri kwikungurira. Karara ngwino twigendere ahantu, sibyo? Ticha nta kibazo, reka manze mpindura imyenda nze twigendere. Ewe mushogoshere. Karara gusa ubanguke. Mase ndabanguka ntugire ikibazo, wakoze nyine, nzajya ndara hasi gushimisha. Nibwo nyirasenge yabonye abana bagiye, abona nyine Ticha na Karara baragiye, nawe arangije aragenda
ashaganyura imyenda ya Clara, umwenda ugaterera undi agaterera undi agaterera aha, nibwo yagiye kubona agwa ku gapapuro kanditseho ngo naguye mu cyaha ntabizi, naguye mu mutego ntabizi. Uburyo nakuze, navutse menya ubwenge nta babyeyi ngira, ubu agahinda niko kagiye kuzanyica. None ku myaka mfite ubu ngiye kubyara umwana, ndatwite. Ariko wa mwana we, icyaba kiza kugira ngo nzabone inzara ikwicira ku gasozi, dore ntabwo ngakunzweho, si wowe uzakundwa. Reka njyane nawe, ngiye kwiyahura, uzamabare njye nawe byibura tuzarerane nitugera mu ijuru. Imana Data nimara kudufungurira ijuru tukinjiramo, tuzarerana, nzakubyara, nkonse, nkurere, nkubere umubyeyi nawe mbere umwana. Humura ntago nzagutoza uburyarya nk'ubw'umuryango uzaba waravukiyemo, ntago nzigera nkuriza n'umunsi n'umwe. Humura, nzakwita ishami ryiza rishamika umuryango. Wa mwana we, nubwo ngiye kujyana nawe ntabwo nkwanze. Baye umwana nkunda, kuko n'umuryango wanjye ntabwo nkunda. Reka nzapfe masenge wanjye maze yishime. Umwana ndagukunda. Ubwo nafatwaga ku ngufu, iso ntago muzi, buriya igihe kizagera tuzamumenya. Nibwo nyirasenge yasomye urwo rwandiko yumva ni amarira menshi ya Clara arimo, nibwo yamenye ko Clara atwite, ko ibyo akora byose burya Clara aratwite. Umujinya waramuriye, yumva noneho na gato yakundaga Clara yumva kamuvuyemo, agira umujinya, aravuga ati umwana ugiye kubyara umwana dutazi se, ntiyanabimbwiye, mbimenye ntawe ubimbwiye, nanjye nzamujujubya ku buryo iriya ndazayikuramo. Hagati aho nibwo Tica na Clara bagiye batega moto bajya ahantu ku mazi baricara. Tica yari yaguze utuntu tw'udutozi, yagura imineke, yagura utubombo, agura nyine utuntu twose twatuma Clara yongera gusubira muri mood yo kwishima. Barakuramo, baroga, Clara arangije. Ariko Tica, ibintu byose ko umuntu uri kubinkorera wagira ngo ndi umwana wawe, wajya ndi umwana wawe w'imfura. Ariko Tica, humura Clara, ibi byose ni kubigukorera kugira ngo wongere usubire mu buzima, wongere umenye ngo uri umwana nk'abandi bose. Kandi ikintu ngiye kugusaba, ndashaka uzaze wiziye mu rugo, ube mu rugo, ubane natwe, ubane n'abana banjye, nta kibazo. Umwana uzamubyarire mu rugo, nuko oya Tica, byari byiza kuza nkabana nawe, uri umupapa mwiza ukunda abana, ariko ntago naza kubana nawe. Kira ni igisekuru cya data na mama, naba ntereranye data, naba ntereranye mama, banyizeye bakansiga ku nzu yabo. Tica, naba mbatereranye, ndakwinginze ahubwo tujye tukomeza duhure, nzajya nza kugusura mu rugo. Kandi Tica, ikindi nshaka kugusaba, nshaka kukwinginga ntuzongere kwemera yuko nza ku ishuri, byibura nzajya nza kukuganiriza. Clara, humura, ibihe byose turimo ndabizi neza yuko bizarangira. Tica, ntago bizarangira, njyewe narema nk'umubabaro gusa. Ni ikintu cyonyine niyiziho, nuko wagira ngo mama ajya kundema, ajya kumbyara, yambyariye kuzagira agahinda gusa.
hoya ntago ariko bizahora karange ndabizi kata ahubwo jya unishima dore akabombo dore n'igipupe tica none ugiye koga ngo usige ngiye koga ngere hariya nuko tica na Karara bakomeje gukina bashaka imigozi barasimbuka bashaka imipira barakina. Karara nyine yarishimye, nibwo bwa mbere yishimye mu buzima bwe. Ni naha dusubikiye igice cya 10 cy'uyu munsi, tubashishikariza gukora subscribe, munasharinge, munatange n'agakomenti kugira ngo tujye dukomeza kubana muri iyi inkuru ubutatu nakagaruka. Inkuru ni buri munsi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.